Mama. Mom. Se waje kwisubanguka kuje vuba bigenze gute? Ndeba nabize ibintu ni ibyande. Ibingibi Ni ibyande mama. Ni ibyande. What the hell? Nawe urahari? Ndahari. hari yambaza gisa ibingibi. Hari itiyo muri douche yari yapfumutse nari ndimo fixing. Ubikoze neza ariko? Byagenze neza bimeze neza. Siko twe byari byatunaniye. Na kavane gato nuko gafunga nashyizemo akateflo birakunda. Ese mama kutamagana technicien. Oya nama. Gute se rero amagana technicien kandi ubuza hari. So gutanga amafaranga y'ubusa. Nyabikoreye ibuntu? So urumva wamushyira ari gukora ibyo wabo. So twamwishyira koko. Soko ndibona nta kintu maze. Nta muntu utagira icyo amaze muri buno buzima. Nta kintu nashobora. Abo se nicyo utashobora ufite amaguru n'amaboko. Sha ni byinshi bashobora n'abandi batashobora. Nta kintu nashobora mandi kwicara urwego rw'abandi ruba ruri hejuru. Mandi kwisimbukuruza ngo nsoroma bindi nibyo ndinganiye nabyo. Abantu dukora akazi ngaka tutaranabihisemo ari ukugira ngo tubane dufonde ubuzima natwe tugere ku byo abandi bagezeho. Tuba dukwiye gukundwa na ba mama. Ibyo se kandi ndabikubwiye. Ngo nta mahirwe dufite yo gukundwa. Nabo tubonye babatujyana tureba. Bego tubabaza ngo tumenye ibyo turi byo. Ndi kukubaza ibyo bintu byose ndabikubwiye ko nta kintu umaze nta kintu washobora nta muntu wagukunda. Ubundi mbona njyewe mbona ndi umusazi. Nk'umuze. Yego. Hanyuma se mbona ndi muzima mfashe. Ndumva nkora byose kubona ko nyine nta kintu mubeshye bamubwiza ukuri. Okay, ntambwira ubufasha bwanjye nyine ko nta kintu kizongera ngufashe ndeke kugufasha. Kiri ikintu mbwira ubufasha ushaka kuri njye mbugukore. Nyuma yo kubona ko boss yakujyanye ukoresha ibyo ashaka amagambo yambwiye kandi nanone nanjye nitekereje uko nsanga nibyo. Ubwo ibyo ngibyo bigarutse gute se kandi? Banagiye mu cyiciro kitari icyanjye manize igihe kitari icyanjye. Banagiye ikigoroba kandi ari kwiga mu gitondo. Okay. Ahubwo nongere nambare ko akazi karangiye nangaga ko bitoha. Ako nyine bimeze neza ntabwo bizongera gupfa vuba. Nta kibazo rwose. Bifite garanti y'ibintu byahangayikishije kweri. Nabikemuye rwose nta bibi. Okay. Asante sana. Hari bibi bro. Hari bibi kabisa. Ko nizere ko byagenda kose waba bikoze neza nubwo tutakwishyuye. Oya. Cyangwa nta kiguzi. Oya. Nizere ko ibintu ari fresh. Munyishyuye mwamunsuzuguye kabisa. Akantu koroshye nka kariya ni wanje ndakifixinger. Hari tuntu amashanyarazi y'amazi n'ibintu bidasaba guhamagara umutekinisien. Urakaza neza nta nubwo byari bikeneye n'ibikoresho n'intoki. Bitemera neza. Abe meze neza ariko. Okay.
ndahabutse habuze gato yewe uzi ko nje ikanzu myambari hano muri salo umujyi ngaramfungiye naramfundiye pe arambangiye ntabwo binshimishije uta yego okay okay yaratekereza mbona nanjye nibyo pe kandi kuko nanjye nkatekereza gutanga umuntu nkanjye ngerereza umuntu nkawe tugira ubwo dore ko natwe tuzakora ingwe bwa kane fata uri umuntu nk'abandi nanjye ndi umuntu nk'abandi uri kumva kandi urukundo rujyaho rushaka rwari rwagiye nanjye urwanjye nkwereka ko rwagiye iwawe kuko hari rwagiye ubwo nanjye ndagukunda ntabwo ari ibintu bihishwe nanjye ndagukunda nagombye kubivuga kuko mfite amaganya angana kandi umuntu w'umugabo ntose amaganya ufite n'ayiki kuba ngukunda ndagukunda rero nujya kwita ku byane ngo barambwira ntacyo ushoboye nujya kwita ku bandi nta kintu byakugezaho uriya mukobwa ararenze ngo ni uwa danje okay wowe mbona ute ko nakubona ko wazuze ko nta kintu ubu ngubu bikimfasha nyine umfata ute wowe ku giti cyawe umfata ute Imana ishimwe we bazi yamfata ako nubwo kuvangiye byemeze neza reka urisi wowe kabiti njyewe ijuru n'isi ntabwo bituranye kandi urumva izuba niryo ryohereza umuriro ukinjira mu isi urumva se nzaba ndeba ko nzagucikira uncika ujya he ntacokoza umenye ko ahari ntacokoza urabizi ko ahari genda ariko genda turaza kuvugana shiri nta kundi nyine cya cumi se wagikuyemo se oya nanjye ngifitemo nk'agasaha mvugisha ukuri nshinga aramvuye we baba we nta kundi baba nakukutega nk'umbere utaransobanurira neza icyo ndicyo nakukutega nk'umuntu nyine ushobora kugira umuntu w'inshuti yanjye ya hafi kuko wamfataga icyo gihe no mu mutima wawe nuba gukomeza kumfata ntihagire igihinduka sibyo akuze kuko nta kintu nageraho uzakigeraho kandi uzakigeraho turi kumwe sibyo mu rugendo rwose uzatera tuzaba turi kumwe ibi byose biba biri kumbaho rega umuntu iyo agiye gusimbuka abanza gusubira inyuma rero nawe kugira ngo ugere ku cyo ugera uzabanza gukora cyane usanzwe ni wowe ushingira kuki umbwira gutyo ngo urankunda kandi nta kintu njye mfite wowe jya ugira icyizere ko urukundo rujyaho rushaka kandi ibintu ntibishakwa sibyo amagambo umuntu akubwira nawe ugasubira inyuma ukitekerezaho wowe jya utekereza neza gusa nta bundi ibindi byose bizikora wowe jya umenya ko ahantu hose nzajya mba ndi iruhande rwawe sibyo bwawe urakara yo bimeze bite man nabonye wambuze bya danje nari ndi gutanga assessment ku bantu banjye tu nabonye hari utuntu wanyohereje kuri WhatsApp ari amakuru urayizeye ijana ku ijana umva ari amakuru ndamutse nsanze ari amakuru ya nyayo bro ari imodoka ari ubutaka ari n'inzu mani
nta kintu ntagukorera. Okay, reka tubyihutishe. Sawa, uherereye hagana ese ngoma gusanga byibuze ubimbwire bitari kuri phone. Sawa, kanzema gusanga. Ushize bari badufasha. habuze gatoya. Niyo mpamvu ari ngombwa kandi ari cyo gihe cyo kugira ngo tubane. Ibintu tubiva mu biyego. Kubana kandi none ubusenzakomeza gukundana nawe no kubana nawe bihishwa nk'umujura kugeza ryari. Ako se ibi bintu nabiguhakaniye kangahe? Ntabwo naguhakaniye ko bidashoboka. Ngaho none hibaza ubungubu ubwo sinabana nawe mu buhe buryo koko. Stili n'ubundi banshinza ko ari ngiye watumye umwana wanjye ava mu rugo rwe kandi baba bafite na rezo yo kubivuga. Sibyo? Icyambere ndashaka uburenganzira bwanjye nanjye nk'umugabo. Tubane byemewe n'amategeko y'imikino tuyireke. Ndashaka uburenganzira kuri wowe wese n'ibyawe byose, umubiri wawe, urukundo rwawe, umutima wawe, ubwonko bwawe, imitungo yawe byose. Ariko mfite uburenganzira sheri wanjye. Ntabwo bwuzuye. Gutesa ari ikintu wamburanye sheri. Ni iki wamburanye koko? None si ibintu by'ibice ukuntu navuye hano meze n'ubyibuka. Basi nimba ari byo tuzabikosora. Ariko kumbwira ku bana byo akakanya bisi ko naraguhakaniye ntabwo byakunda sheri wanjye. Kubera iki ariko? Hasi ntabwo uzi impamvu. Reka kugeza uyu munsi uracyari mu maboko y'umukobwa wanjye. Sinaguze ko mwasezeranye sheri. None se umukobwa ko yataye urugo yabuze nanjye naguma za. No ariko akakanya ntabwo twahamye ko yarutaye. Ntabwo turamenya amakuru neza, ntabwo tuzi ko bimeze. Wenda zagaruka. Ngaho none ibaza zagasanga ni ngewe uri mu rugo rwe turyamye baby wanjye. Urumva ibyo binari byo? Ntabwo biri fair. Ntabwo biri fair na gato. Sheri. Erega aba bana ni wowe wababyaye ntabwo ari bo bakubyaye. Sibyo? Ndabizi. None subwo igihe niki kugira ngo bamenye ko mpari nibi naba ngombwa bajye banyita daddy. None baby nawe none se ugira ngo bigende gute? Use na Kate yakwita daddy. None kandi nyine nawe mwara ubuse hari daddy uryamana n'umwana we. Naba ndi uwa mbere se? Sheri. Naba ndi uwa nyuma se ahubwo? Sisi. Didi. Sisi, ntumbwire ko byose nawe utigeze uteka. Ariko bro nawe ahubwo numbwiye ko utatumije pizza. Nakurindire ngo niki. Ese tuzatungwa na pizza gusa twe turabahinde. Amafarini ya buri munsi tukatana constipation. Nega nsiga numva nabiryo nshaka. Nsiga numva nishakira pizza gusa. Hanyuma se ukumva ko niba ushaka pizza nanjye nzarya pizza gusa. Ese sisi urabizi nshimishwa no gusangira nawe. Guhora nsangira pizza nayo maze kubihaga. Nta mbaraga nkigira no mu kazi. Nega nanjye sinshaka bino biryo bisanzwe. Nsiga numva nishakira kurya pizza gusa. Okay. Nta kibazo ko ndabyumva. Urashaka ko nzajya kurya muri restaurant nko kuba bimbujije kuva kera. Si wowe binsabye ko tuzadusangira mu rugo. Okay, basi nimba rero bishaka nzajya gutekera. Ariko nyine ntabwo nzajya mbirya.
hanyuma se ndinde wo gutekerwa kontwari nzajya njyenyine ndipfubye. Kuzajya unzanira pizza yanjye dusangiye ku meza nayo ko nta biryo nzajya ndya. Nintayizana uzajya ubwirwa se cyangwa urare. Ese nta kindi kintu wahindura ubundi ukazashaka ikindi kintu kitari rafari. Ni pizza gusa nsigaye nshaka. ushatse kuvuga iki? none se nta bandi bantu ugize umva mu mateka byabayeho cyangwa se ubundi ko kuva na kera habagaho ibyo kukazanura kuki bitaba ku rundi ruhande? Ibyacu birenze gukazanura shiri wanjye. Ngewe rwose ntabwo nezerewe. Ikindi kandi uri kubivuga warakaye kandi wandakariye. Erega birarakaje. Yengera n'ubwo bere kujya ucishamo basunansekere. Uyu munsi ntabwo sinzi ko biri bundi pe. Mvugisha ukuri. Okay, basi tuzabiganira ikindi gihe. Ryarize. Bebe, reka turebe aho byerekera. Nuse kuki turi gushyira ibi byakabaye uyu munsi kuki turi kubishyira ejo? Ase burya kukuramunda bingana gutyo ku buryo bumva ko twakwibanira koko. None se kumva uko ndi kugutesha umwanya sheri wanjye? No. Ku buryo wakwiringera ibintu byose byakubaho. Intambara zose zaza. Uko zaza zisa kose, uko zaza zitwa kose nazihangana nazo. Kubera njyewe. None. Nawe utuma mpita nshaka ko ibyo ushaka bihita bikorwa ariko none se harabura iki? Rega hari imbogamizi sinzi impamvu utazibona nanjye ndagushaka. Njye mbona utanshaka. Ukabona ndi kwiruka ku kino none ngo gushaka no gushobora. Gushaka no gushobora. Gaho mbwira ikiri kubukunze. Sheri yanza ko nagushaka ukibana na Kate byari kwita birangira ibyanjye nawe. Ntabwo bibaza impamvu byakomeje. Uzi ukuntu ibintu bimeze se? Ugiye gufata igihe cyo kubitekerezaho kuko nibidakunda nutemera ko tubana byeruye byemewe bitari ibi byo kwihisha nanjye urampomba burundu. Oya kuguhomba oya sheri oya. Sisi umeze neza? Yameze neza uretse ko nsigaye numva nta biryo nshaka numva nazi ukuntu bimeze. Ese bizagushimisha kubona nzayananuka nkaba nk'akantu k'amagufa nitwamubana na mushiki wanjye ugomba kumwitaho? Okay, nzajya mutekera ibyawe nawe ubundi njyewe nahanire pizza yanjye sibyo? Ahubwo ndashaka kumenya kwa muganga hari ikibazo ufite. Of course. Yeah, kimeze neza tu ahantu hose kuko nta kibazo mfite. Ahantu hose ndakomeye pe nta nubwo umutwe urya nta kibazo na kimwe mfite. Shasi nkumva ibiryo byo mu mbona mukuru. Okay, ikibazo se nta n'imbaraga nifitiye. Gusa passage nzagutekera ariko apana none. Ese wese uzanye dushaka umukozi. Byaba byiza kurusha. Ese ko ibintu byose wanyisabiye twanze gukora turi kumwe. Nsigaye numva byose uri kubinsaba. Nsigaye numva nta tubaraga nifitiye. Agiye mba nananiwe. Ubwo twongere dushaka umukozi. Ahubwo nibyo byaba byiza kuko byaba binanduye. Ntabwo nzakomeza kubishobora. Gusa wumve ko mbabaje. Oya bro, basi wibabara gusa nyine ejo nzagutekera. Ushaka uzazimenya. Bro, ntabwo namubwira. Sheri byo kukubura oya kukubura byo byivanemo. Bo, njyewe ndanagiye rero. Musheri. None ndagiye pe. Ndetse kugenda. Ndagira ngo kuri iyi nshuro mumbwize ukuri kandi ntimumbeshye.
Keta ajya kubura imbere yaho man bro listen to me bamucaga inyuma oya this time I'm mistaken no man no 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 oya bamucaga inyuma oya wanshinja n'ikindi ariko oya ntabwo ari byo hanyuma mama umutima wanjye urababaye ndi kure y'urukundo mama afite agahinda amahitamo yawe yambereye umutwaro umugabo wanjye ni umutwaro ese nzawugutura mama ni wowe wampaye umukuzi ndagusabye uzamene imbaraga zo kwakira ibyo nkorera mama uzambe hafi ndagusabye